Hari amasezerano menshi ajyanye n'umurimo Imana yahaye abayikunda, harimo n'irigira riti nzaha umugisha imirimo y'intoki zawe. Ariko iyo Imana ikwitegereje ikareba intoki zawe isanga nta kintu zirimo gukora, wa mugisha ukaza ukisubirayo kubera yuko isanze intoki zawe ziri idle, nta kintu ziri gukora, ikabura aho ihera. None rero mukundwa, tangira ushake ikintu ukora. Hari ikintu wakora mu bushobozi bwose waba ufite, shakisha ugitekerezeho, uzakibona, urebe ukuntu Imana iza ikaguha umugisha, ikagenda ikuvana ku rwego rumwe ikugeza ku rundi. Witegereza ngo igihe amafaranga azaba yabaye menshi, wabonye igishoro cyinshi, tangira. Niyo waba ufite ubumenyi nta mafaranga ufite, reba ubwo bumenyi bwawe icyo bubyazamo. Niba ufite ubutaka,